Ibihe byiza kuri mwese wakomeje gukurikira gahunda za TV1 n'umwanya w'amakuru arambuye n'amakuru kandi agiye kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente arasaba Abanyarwanda kwirinda ubunebwe no kubyukira mu tubari ngo kubera ko nta terambere byabagezaho aho ko bakwiye gukora cyane n'igihugu kigatera imbere. Mu gihe hari ibigo by'amashuri abanza hirya no hino mu Rwanda bitaka ubucucike mu mashuri bubangamira imyigire y'abana, Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana avuga ko mu guhangana n'iki kibazo basanze hakenewe kubaka ibyumba by'amashuri bishya birenga 26. Naho mu gitondo cyo kuri wa kabiri umukecuru waruvuye mu ntara y'Iburasirazuba yageze muri gare ya Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge asohoka mu modoka yicaye hasi ahita apfa. Urupfu rwatunguye ababibonye barimo n'umugabo we bazanye muri iyo modoka. Hanze y'u Rwanda, Minisitiri w'Intebe wa Ukraine yatangaje ko igihugu cyabo cyiteguye gukomeza imikoranire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo no kuyiha uburenganzira ku mabuye y'agaciro ya Ukraine. Yabitangaje nyuma y'uko Amerika ihagaritse inkunga yageneraga Ukraine. Ikaze nanone ngiye mugiye kubana muri aya makuru ndi Hope Sengabo icyizere reka tuyarambure. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente arasaba Abanyarwanda kwirinda ubunebwe no kubyukira mu tubari kubera ko nta terambere byabagezaho ahubwo ko bakwiye gukora cyane n'igihugu kigatera imbere. Ni mu nkuru ya Peter Nizeyimana. Ubu butumwa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente abutanze mu gihe mu bice bimwe by'igihugu hari aho ugera mu masaha y'akazi nka mu gitondo ukahasanga abaturage bazindukiye mu tubari aho kubyukira ku murimo. Nk'aha ni mu murenge wa Musasa mu karere ka Rutsiro muri santere izwi nko mu Gisiza. Niba mu gitondo mvuye mu ruhango nkaca hano ndabona abasinzi b'abakobwa b'abasore b'abana b'iki baraye mu kabari. Arabirirwa mu kabari nyine kugeza nimugoroba. Akava mu gitondo nyine bakageza nimugoroba n'abatagira umuntu. Uretse aha kandi mu murenge wa Gacaca mu karere ka Musanze umuyobozi w'uyu murenge Madame Mukasano Gaudence aherutse kwihaniza abiganjemo abagore babyukira mu tubari ijoro rikagera rikahabasanga bakiri mu tubari. Abantu gusinda guhera mu gitondo, abantu banywa kugera mu kindi gitondo. Bose abantu mufite utubari tugiye kuba banzi, kuko yaba ari n'akabari k'ikigage hari igihe umuntu yakubwira ngo erega ngo narindi gusamo. Niba uri gusamura ikigage rara ukiguze ugishyira iwawe mu rugo ukinywera iwawe mu nzu, ariko apana ikigage cyo kuza kubyina hararo. Ejo bundi abagore bari mu kabari hano ku isoko bari bagiye gufata ku ngufu visi meya hano ku isoko visi meya fe sociale n'umugabo. Iki ni ikibazo kandi unasanga mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze. Abantu babyukira muri kabari rero tubagiraga inama n'ubuyobozi dufatanyije. Inaha barahari se mujya mubabona? Barabagayo. Ikibazo cy'ababyukira mu tubari kandi unagisanga mu mirenge ya Rugarama na Cyanika mu karere ka Burera ndetse n'umurenge wa Mukamira mu karere ka Nyabihu n'ahandi. Mu ruzinduko rw'iminsi ibiri Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente aherutse kugirira mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba yasabye abaturage kwirinda ubunebwe no kubyukira mu tubari ahubwo bakimakaza gukora cyane kandi ibyo byabateza imbere bikanateza imbere igihugu. Ibyo byose no kugira ngo bikunde hari ikintu cyitwa kwirinda ubunebwe. He kugira umuntu ubyukira mu kabari, umuntu abyuke ajya ku murimo, umuntu abyuke ajya ku murimo, umwana abyuke ajya ku ishuri. Ibyo ni bibiri ajyana. Nubyuka ajya ku murimo ariko umwana ukamubuza kujya ku ishuri, ntabwo uteganya amajyambere meza y'igihugu kiri imbere. Umurimo w'umwana no kujya ku ishuri, uw'umubyeyi n'abandi bakuru ukajya gukora ka kazi twavuga batunga umuryango. Ibyo ni tubikora neza, tukirinda ubunebwe, tugakora, tugasarura, tuzagera ku ntego zacu. Ubundi amasaha yashyiriweho utubari ni nyuma ya saa sita, ariko hari aho ugera ugasanga abacuruza utubari banyuze muri humye inzego z'ibanze batangira gufungura utubari twabo mu masaha y'akazi bagakora. Abaturage banenga ibi kuko bavuga ko hari nubwo bikurura urugomo mu bice utwo tubari dukoreramo. Peter Nizeyimana, TV1 mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Naho mu gihe hari ibigo by'amashuri abanza hirya no hino mu Rwanda bitaka ubucucike mu mashuri bubangamira imyigire y'abana, Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana avuga ko mu guhangana n'iki kibazo basanze hakenewe kubaka ibyumba by'amashuri bishya birenga 26. Kamene Ndikumana araturamburira iyo nkuru. By'umwihariko mu mashuri abanza ikibazo cy'ubucucike kigaragaza muri bimwe mu bigo bitandukanye hirya no hino mu gihugu, nkaho hari aho usanga abana barenga 100 mu cyumba kimwe cy'ishuri bari kwigiramo ibibangamira imyigire n'imyigishirize kuko ngo bigora umwarimu umwe kwita ku bana bangana gutyo mu ishuri rimwe. Abana ni benshi kuri kino kigo
biteye ubwoba. Nk'ubu mu ishuri mfitemo abana 117 mu mashuri y'incuke, biteye ubwoba. Urabona kugira ngo ugere ku umwana wese agomba kwitabwaho, agomba kugerwaho, biragoye cyane rwose. Badufashije batwubakira amashuri kugira ngo ubucucike bugabanyuke, kuko mu ishuri rimwe harimo abana barenga 100. Abana bari kwiga ari abana benshi, ngiye mpamya ko ari nayo mpamvu mbona abana bacu batagifata. Ikibazo cy'ubucucike hirya no hino mu mashuri kiri mu byagarutsweho muri raporo y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, nk'uko abadepite bagize komisiyo y'imiyoborere mu nteko ishinga amategeko bongeye kukibaza nanone Minisitiri w'Uburezi. Ingamba zihari zo kwihutisha uburyo bwo kongera ibyumba by'amashuri, cyane ko numvise ari umubare mwinshi w'ibyumba bikenewe, ibyumba bigera muri 20 mu 2020 bingahe, ni byinshi cyane. None nyuma y'imyaka itarenze 3 ibyumba byose byabaye bikeya. Ikibazo nabona ikibazo kiri complex gikomeye cyane. Aha Joseph Nsengimana, Minisitiri w'Uburezi, yagaragaje ko ubucucike ari ikibazo mu mashuri kinagira ingaruka z'uko abana biga basimburana mu gitondo n'ikigoroba, nyamara ngo bitagakwiye. Aha Minisitiri agaragaza ko mu gukemura iki kibazo bagenzuye bagasanga hakenewe kubaka ibyumba by'amashuri bishya bigera ku 26,523. Ku ngingo yerekeranye n'amashuri y'ibanze cyangwa se kugabanya overcrowdedness y'ubucucike, ibyo ngibyo twararebye kuko hari case ebyiri. Hari ubucucike muri system dufite ubu, ariko muri lower primary tunafite double shift. Double shift, abana biga mu gitondo, abandi bakiga nyuma ya saa sita. Mu by'ukuri ibyo ntabwo ari byo ubushobozi bubonetse twakwifuza ko abana bose biga muri shift imwe, kuko ibyo kwiga two shifts bituma bagira amasaha makeya y'ishuri. Ubwo rero twarebye ibyakenerwa kugira ngo ubucucike bugabanuke, ndetse na double shifting dushobore kuyeliminating. Ubwo twasanze kugira ngo ibyo byombi bikorwa hakeneye ibyumba bishyashya 26,523. Uwo ni umubare ukenewe kuri ibyo kugira ngo ibyo bintu byombi tubigereho. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko kuri ubu ibyumba bikeneye gusanwa byo gahunda yatangiye, ndetse ko ubushobozi buzagenda buboneka, ari nako hazajya haboneka amashuri mashya nyuma n'ashaje akeneye gusanwa, bigakorwa bigendeye ku bushobozi buhari mu guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike bugaragara mu mashuri ngo bunabangamira imyigire. Camille Ndikumana, TV1. Reka dukomeze n'amakuru arambuye. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, peteroli na gaze buravuga ko kuba u Rwanda ari rwo rufite uruganda rutunganya koruta mu karere ruherereyemo ngo bituma rwohereza ku isoko koruta ifite ubuziranenge. Savio Kwizera araturamburira iyo nkuru. Mu murenge wa Ngororero mu karere ka Ngororero niho habarizwa uruganda rutunganya amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa koruta ndetse na gasegereti. Aya bayavangwe muri menshi abayacukuye mu kirombe cya Rukaragata cyo muri uyu murenge, ahateganywa kuzacukurwa ku buso bwa hectare 8 bikorwa na company Power M Limited. Overburden twogosha tujya hasi niko tugenda tujya mu mine kandi iri na rich. So hano dukora amabuye menshi, ariko twebwe hano uruganda ruba rufite capacity na za magnets zikuramo amabuye menshi arusha aya tunneling. Tucukuro main dufitemo miliyoni zigeze kuri 10, ariko izingenzi n'ebyiri, koruta na gasegereti. Gasegereti ni bivamo tin, ni ikora ibintu byuma bisanzwe. For example, ufite nk'ibyuma byubona by'ibiyiko, amasafuriya biba birimo alloys za zitin. Koruta niyivamo mostly aya matelefoni, ma computers, aerospace, indege, amasatelite yose. Rusizana David, umukozi ushinzwe imirimo yo gutunganya amabuye muri uru ruganda, yemeza ko bakora ibishoboka byose ngo amabuye y'agaciro acukurwa kanatunganyirizwa aha abafite umwimerere ku buryo abasha guhangana ku isoko mpuzamahanga. Koruta yo mu Rwanda umwihariko wayo wa mbere ni quality. Grade yacu iri hejuru. Impamvu yo kuba hejuru ni ukubera icyo twita impurities. Impurities ni nk'imyanda ibonetse mu mabuye. Impurities tubonamo ni nkeya ugereranyije n'izo mu baturanyi. Ayana bari hejuru kurushaho mu baturanyi kubera yuko impamvu aba hejuru kuri koruta yacu haba harimo elema nyinshi. Iyo ugiye kuyoza ngo utwike nyuma
havamo element nyinshi, hashobora kuvamo tantalum, havamo niobium, hakazamo titanium, hakazamo iron, hazamo ibintu byinshi cyane. Izo nizo impurities rero. Ko muri coltan twikeneye tantalum na niobium gusa. Nibyo byongera ubwiza bw'amabuye yacu ugereranyije nawe. Nsengumuremyi Donati, umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, peteroli na gaze mu Rwanda, avuga ko kuba u Rwanda ari rwo rwonyine rugira uruganda rutunganya koruta mu karere ka Afurika u Rwanda ruherereyemo, biruha ububasha bwo kohereza ku isoko koruta ifite umwimerere. Ariko koruta yacu akenshi iyo tubonye amakuru ava mu bayigura bavuga ko ufite ubwiza bijyanye na karite. Ubwo kenshi amabuye buriya kujyana ku isoko mpuzamahanga icyo abantu baba bitezeho cyane nta nubwo ari ingano ahubwo ni ubwiza. So koruta yacu ifite pourcentage iri hejuru kandi ikagenda nta myanda irimo, ni ukuvuga ngo itarimo ubundi bumara bushobora kwangiza mu gutunganya inganda zabo. Rero abantu bishimira yuko koruta yacu nta bundi bumara buba burimo, ifite ubwiza bwiza ku isoko mpuzamahanga. Byibura ku munsi uru ruganda rutunganya ibiro biri hagati ya 400 na 500 bya koruta, ni mu gihe Gasegereti uru ruganda rutunganya ibiro 380 ku munsi. Savio Kwizera, TV1. Naho mu gitondo cyo kuri wa kabiri umukecuru waruvuye mu ntara y'Iburasirazuba yageze muri gare ya Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge, asohoka mu modoka yicaye hasi ahita apfa. Ni urupfu rwatunguye ababibonye barimo n'umugabo we bazanye muri iyo modoka. Ni mu nkuru ya Jean Baptiste Nkurunziza. Mu masaa 3 z'igitondo kuri uyu wa kabiri tariki ya 4 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 muri gare ya Nyabugogo mu mujyi wa Kigali, nibwo Harurimana Mariam w'imyaka 63 wari kumwe n'umugabo w'Innocent bava mu karere ka Nyagatare bajya mu karere ka Nyaruguru, bageze muri iyi gare maze uyu mukecuru Mariam asohoka mu modoka yicara hasi atangira kubira ibyuya byinshi, ariko imbangukira gutabarije isanga yamaze gupfa nk'uko abari bahari babibwiye TV na Radio 1. Noneho ajya gupagasa mu Mutara, aravuga ati ntabwo nasiga umugore wanjye, reka tujyane gupagasa. Bagezeyo mu rupagasirizo umukecuru bararwaye, atangira kubyimba inda mbeza. Umusaza aravuga ati umupagasa ndabona bitagira neza, reka dusubire twavuye njye kurwaza umukecuru ku isambu. Bageze Nyabugogo aravuga ati rero dufite tuzigo, ntabwo twadutemera cyo gushaka amateke, dusigareho njye gushaka iteke ndaje. Avuye gushaka itike, avuye kuzana itike asanga musize, asanga umukecuru arapfuye. Arifasha arapfa nta umusuritse ntaki. Araye ni modoka ruhire. Ambulance bayihamagaje nyine baraza bamukozeho basanga yumye. Araza ageze hano muri gare abatangire kubira icyuya, birangira nyine bavuze ngo arapfuye. Urupfu rw'uyu mukecuru rwatunguye ababibonye. Uko yari akiva mu modoka nta muntu wari kumenya ngo yenda ngo arwaye iki cyangwa baye iki. Ratunguranye cyane, ahubwo abantu barume, abantu baketse ko yenda ari nk'ibintu yaririye iyo ngiyo. No rutunguranye, none warwakira ute ko barutunguye abantu? Yawe nk'umuntu wenyine bavuye gupagasa umupfiro wo mu nzira mbega. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire yahamirije ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 inkuru y'urupfu rw'uyu mubyeyi. Agana saa 3 za gitondo nabwo twaha amakuru ko madamu witwa Harurimana Mariam yarari kumwe n'umugabo witwa Bagatore Innocent bari bavuye mu karere ka Nyagatare bagiye mu karere ka Nyaruguru. Bageze rero Nyabugogo madamu ava mu modoka babona aricaye niko guhita yitaba Imana. Abaganga rero bahageze bemeza ko yapfuye. Umugabo rero bari kumwe we akaba yatangaje ko mudamu we yaramaze igihe kinini ataka igifu, bakeka ko rero uburwayi yaramaranye. Umurambo rero wajyanywe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo usuzumwe hamenyekane icyamwishe koko. Bari baragiye mu karere ka Nyagatare mu buryo bwo gushaka imibereho, bakaba rero bari basubiye iwabo Nyaruguru aho baturuka. Ikindi ni uko twihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Inkuru y'urupfu rutunguranye muri gare ya Nyabugogo si ubwa mbere yumvikanye, kuko yaherukaga ku itariki ya 20 ukwezi kwa kabiri mu 2023 ubwo nabwo ahagana saa 4 za mu gitondo umugore yaje gutega imodoka agafatwa n'isereri akikubita hasi agahita apfa. Muri uwo mwaka kandi mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 15 nabwo umugabo wavaga mu karere ka Kamonyi ajya mu karere ka Rulindo nabwo yageze muri gare ya Nyabugogo nta gatege bamuramiza amata ariko birangira apfuye. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Reka dukomereze aya makuru mu karere ka Muhanga. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwategetse ko Gitifu Nsanzimana Vedaste afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze nyuma yo kubisabwa n'ubushinjacyaha. Ni mu Daniel Dushima Umuremyi. None tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu 2025 saa 10 zuzuye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rutegetse ko Nsanzimana Vedaste afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze.
nyuma yo kubisabwa n'ubushinjacyaha mu rubanza rwabaye uyu munsi. Gitifu Nsanzimana Vedaste yarafunze iminsi 30 w'agateganyo akurikiranweho ibyaha 4 ashinjwa gukora ubwayoboraga umurenge wa Kabacuzi mu karere ka Muhanga muri 2024 birimo icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta, icyaha cyo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, ndetse n'icyaha cyo kwangiza cyangwa konona ibiti. Ribu yamufunze tariki 6 z'ukwa 12 2024 ari akarere ka Muhanga gatanze ikirego. Muri uko kwezi urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba rwanzuye gafungwa iminsi 30 w'agateganyo, ahita ajyanwa mu igororero i Muhanga arajurira, nyuma habwa kuburana ubujure tariki 6 Gashyantare 2025. Iminsi 30 yarangiye igihe cyo kuburana ubujure kitaragera. Ubushinjacyaha bwamugaruye imbere y'urukiko nanone rw'ibanze rwa Nyamabuye busaba ko yakongererwa indi minsi 30 w'agateganyo ngo bukomeze gukora iperereza. Tariki 31 Mutarama 2025 rwanzuye gafungwa indi minsi 30 mu gihe hari hagikomeje iperereza. Tariki 6 Gashyantare 2025 nanone yagarutse mu rukiko noneho urwisumbuye rwa Muhanga kuburana ubujurire. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko raporo y'akarere ka Muhanga yemejwe n'umugenagaciro igaragaza ko ibiti 62 bya leta ashinjwa gutanga atabiherewe uruhushya bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 3,250 n'amafaranga 901. Gitifu yavuze ko ibiti yatemye yabikoze mu nyungu z'abaturage, agaragaza ko ibiti 24 yabihaye kompanyi icukura amabuye y'agaciro yitwa Mimiko ikabyubakisha ibiraro bifite abaturage akamaro. Anavuga ko hari ibindi biti 30 yatemye mu kagari ka Ngoma abyubakisha ibiraro biciye muri gahunda y'ubudehe, kandi yari yabanje kubimenyesha umuyobozi ushinzwe ubukungu mu karere ka Muhanga arabimwemerera baganira kuri telefone. Yongeyeho ko ibishako n'ibindi byasagutse yabihaye padiri wa paruwase gatolika ya Kabacuzi nk'umufatanyabikorwa watanze umusanzu w'imashini zo gutema ibiti no gutanga imodoka zibitundisha, naho ibindi biti 8 bitumvikanaho byagiye hari uwari umukuru w'umudugudu wa Karambo aha mu murenge wa Kabacuzi mu karere ka Muhanga uhamijwe kubitwara. Tariki 20 Gashyantare 2025 urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwategetse ko Nsanzimana Vedaste akomeza gukurikiranwa afunze by'agateganyo. Gitifu afunze yemeye kwishyura ibiti 32 gusa haye kompanyi icukura amabuye y'agaciro izwi nka Mimiko ibyubakisha ibiraro aha leta amafaranga y'u Rwanda miliyoni n'ibihumbi 700. Mbere yo gufungwa yari yabanje gusezera akazi, asosa atakibarirwa mu bagitifu b'imirenge. Daniel Dushimumuremyi, TV1 mu karere ka Muhanga. Mu yandi makuru hari abaturage bavuga ko baguze mu buryo bwemewe n'amategeko ubutaka buherereye mu murenge wa Ndera w'akarere ka Gasabo, none ngo uwo baguze yarabihindutse abashora mu manza ku buryo ngo imyaka 2 ishize ntacyo bakoresha ubwo butaka ko ngo bwamaze no gutambamirwa. Dieudonne Nshimiyimana araturambura iyo nkuru. Abagera kuri 5 buri umwe ngo yaguze ikibanza mu butaka buherereye mu mudugudu wa Rugazi mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Ndera w'akarere ka Gasabo. Bagura n'uwitwa Mihigo Daniel wari ufite ibyangombwa byuzuye anakorera buri umwe mitasiyo kuko no muri systeme y'ubutaka nta kibazo kindi cyarimo. Hanyuma ariko ngo batunguwe no kubona uwitwa Muhayimana Saverine atanga ikirego ko baguze n'utari nyiri umutungo. Bibabera urujijo ariko binatuma babura uburenganzira ku butaka baguze, bo bakavuga ko bari gukorerwa uburiganya n'aba bantu kuko ngo wareze ari nyirasenge w'uwagurishije, nyamara ngo yari yarahawe uburenganzira bwo kuzungura umutungo w'umuryango kuko abawugize benshi bari mahanga, ariko ngo amafaranga hagurwaga yageraga no kuri abo bari hanze, harimo n'uyu watanze ikirego nyuma. Icyangwa cy'ubutaka kirasohoka twicarana twumva nta kibazo dufite. Nyuma rero nibwo twaje kugira aho twumva ngo ahantu hari mu manza. Nigo ndamubaza se ikibanza cyacu ko twaguze bikarangira none kuki kiri mu butambamire? Ati se ni icyanyu kirimo? Ndavuga ngo kirimo. Ngo ariko se ngo bari abantu ngo bene wacu ngo babaye bati
njye mwatanze amafaranga narayabahaye banayagabana neza amafaranga bayarya barayarangiza mwebwe babazanyemo gute barayariye njye naragurishaga nkabohereza amafaranga muri systeme ya Kaviyeti ntago iki kibazo ukibona ugiye mu nkiko gusa. Nubwo abantu batanu aribo bamaze kugura muri iyi sambu, batatu muri bo nibo bagobokeshejwe mu nzira z'ubutabera zatangiwe mu myaka 2 ishize, nubwo imanza zitaragera mu kuburanishwa mu mizi. Ngo hari umwe basanze yaranashyizemo ishoramari rya sitasiyo ntibamugobokesha mu rubanza, nyamara bose baraguze n'umuntu umwe, bo bagakeka ko uyu wareze yatinye bamwe agahitamo kubonera nabo, bigaragara ko n'ubushobozi bwabo budahambaye. Urumva turi batanu ariko tukagira ikibazo kubera iki abantu batatu aribo baza mu kibazo cyuko baguze ubutaka bufite ikibazo cyangwa se baguze n'umuntu utari nyirabwo, kandi nuwo hepfo kuri sitasiyo yaraguze n'uyu nguyu natwe twaguriye we ntagaragaremo. Njyewe nkeka yuko wenda babonye twebwe turi bansira ngufi bakavuga bati uriya nitujya kumwitendekaho ntago bizakunda, twumva twe twarenganurwa tukabusubizwa ubutaka bwacu tukabugiraho uburenganzira, iryo tambamira rikavaho. Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Harrison Mutabazi yasabye aba baturage kwizera inkiko z'u Rwanda, ariko ko hanafashwe icyemezo batishimira bemerewe kujurira. Mu butumwa yatwoherereje ati urukiko rwaregewe ruzakemura ikibazo bafite. Aba baturage bavuga ko igitangaje ari uko uyu wareze atagaragara, ndetse ngo hashize igihe atari mu gihugu. Gusa mu icukumbura TV na Radio 1 byakoze byamenye ko amazina ye ari mu yagiye agarukwaho mu gihe cy'inkiko gacaca, ashinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kuri ubu aba baguze muri iyi sambu ikomoka ku witwaga Rutabagisha Miyeri, sekuru wa Mihigo Daniel wagurishije, bavuga ko bari mu bihombo bikomeye. Bamwe ngo bari kwishyura imyenda batse mu mabanki bagura ubu butaka, hari n'undi wari warahawe icyangombwa cyo kubaka wahagaritswe no kuba barashowe muri izi manza bavuga ko zidafite ishingiro. Turasaba umuntu urega akagaragara neza, akareka donc tukareka kuregwa n'umuntu utagaragara kandi ahari. Dieudonné Nshimiyimana, TV1. Naho mu makuru yacu ya none tuyerekeje mushikihari kuri muri rubanda, aho hari abavuga ko kuba abagabo bapfakara bagahita bashaka abandi bagore ngo bibarinda kwishora mu ngeso mbi nk'ubusinzi n'ubusambanyi. Gusa bakavuga ko ngo byaba byiza ko ufite abana bato aretse bakabanza bagakura. Reka dukurikire Jean Baptiste Nkurunziza abituramburire. Yamaze gupfakara ahita yumva kwifata kwihangana bimunaniye, hanyuma akajya irari rye nyine rigahita rimutegeka kongera gushaka umugore vuba na vuba. Naho abamama rero bo bahita bahugira ku bana babo bibaza ngo sejo bizagenda gute. Abamama ni ba mutima w'urugo, ariko abapapa bo ni biraho nyine yapfakaye nyine pyu. Abagabo bagira irari aho ngaho gose mu kiro barimo kurambagiza agakobwa azahita ashira mu nzu ako kanya. Rero upfakaye nawe yiha agaciro, kuko abareba babana umugabo azazana atazaba papa w'abana, ubwo agomba kwiha agaciro ntashake n'undi mugabo. Aravuga ati njyaho kugira ngo nkomeze nanduranye ukuntu abigenza, ahita avuga ati reka nshaka undi yenda tubane, aho kugira ngo njye nkomeza kujya kwiyandarika mu misozi mu mabare, nzajye nsinda nsaragurike ku misozi. Ubundi abagabo benshi niko bakunda kubigenza, nubwo yaba yarapfushije umugore wa mbere ariko akabana n'undi wa kabiri, ariko impamvu abana nawe ni ukugira ngo nyine atazajya yiyandarika ku misozi ngo hakurya ngo hakuno. Ubu ngubu nta mugore ugipfakara akiri mutoya ngo yihangane. Iyo udashatse n'uwo mugabo ugerageza buryo ki uyeranja ku ruhande, ukaba wajya ubonana n'undi mugabo, ukaba wabyara n'abandi bana, ukabazana mu bandi bana b'umugabo wa mbere. Ariko abakera batubyaye bo barihanganaga bakavuga ngo mukunzi wanjye aragiye, ubu mukunzi wanjye ni Imana. Abubu rero nago bakibikontaho cyane ngo bifate. Umugabo we aba afite uburenganzira bwo guteretera wa mudamu, ariko umudamu we ntabwo abasha kwiteretera ngo amwizanire. Niyo mpamvu umudamu nawe ajya aho ngaho akanagumirwa kubera ko abativugiye. Ushobora kubishaka, ariko kwihangana k'umugore gutandukanye no kwihangana k'umugabo. Iyo umugore abishatse ashobora gutabuka akagenda akajya kubikorera hirya iriya akagaruka vuba, ariko yibaza ku bana be. Ariko umugabo we ntabwo ajya yibaza ku bana.
abashaka ko abana batera imbere ntago bajya mu by'abagabo. Umugore se ko yihangana ibintu byose ni mu mutwe rega. Urwo cyo munsi y'inzitiramibu se ntabwo yongera. Icyo gihe baba wabiretse kubera yuko uwawe yaragiye. Bararwahuka bakagenda bakavuga bati nta muntu uzajya udutangira, mbese baba bari nka sayansi. Avuga ati ariko iyo azi yuko hari umugabo agenda yikandagira. Akavuga ati nimura n'umugabo we bashakanye harimo ikibazo. Kugira ngo urugo ruvogerwe n'umugore ubitera. Iyo uri umugore wihaye agaciro nta n'umugabo usuhuza, nta n'uwakuhamagara ngo agire icyo akubwira umwiteho. Wita ku bana bawe n'urugo rwawe ukaruteza imbere. Niba ari umugabo wapfakaye yakagombye kumenya ko agomba gusigarana abana nyine akarera abana be, cyangwa se yaba ari umugore wapfakaye agashaka ubundi buryo ariko akamenya ko agomba kurera abana. Ntanga nuko n'abagabo bajya bafakara bakihangana bakabanza bakarera abana, kuko kenshi iyo uzanye undi mugore mu bana ntago abafata nka nyina. Ashigikira urongoye kuko nanone kujya kwiyandarika ntago ari byiza. Aba yirinze kwiyandarika akaba yihesheje agaciro, haba mu muryango we, haba mu muryango z'aho yashatse agapfakara, aba yiheshejemo agaciro, no ku bana yasigaranye aba yihesheje agaciro, kuko ntago bamwita ngo dore wa mugabo wapfakaye ejo bundi yagiye kunywa inzoga, yagiye mu ndaya. Arakoze cyane. N'ahangaha rero dusoreje aya makuru. Ndabashimiye mwese abo twabanye. Ngiye nariho Pusengabo Icyizere, mukomeze kugira ibihe byiza.